kandi barakwizeye Wasiri. Wasiri tubwire urabibona ute? Afande Wasiri, abafana ba Rayon Sports bagusabye kutangaza, gira icyo utangaza kuko uvuye kubasuhuza, uberetse urukundo, ukunda Rayon ndetse nabo ubakunda barakwishimiye, ariko bagusabye kugira icyo utangaza. Rayon Sports igeze muri kimwe cya kabiri cya Pista, turatsinze igitego kimwe ku busa. Uteranyije imikino yombi ni aggregate y'ibitego 3-2. Hari support y'umusifuzi mwabonye? Si igitego gitsinzwe n'ubushobozi bw'abakinnyi ba Rayon Sports. Rayon Sports ihemba miliyoni 49 ishira 50. Ikipe ya Rayon Sports mu bushobozi bwayo butari bwinshi, ntabwo twebwe ufashe rekritoma twatanze ugashyiraho saleri dutanga ku ikipe y'abagabo n'iy'abagore, ugashyiraho n'ibyo dukoresha muri sezo yose, ntabwo bingana n'imishahara y'ubwayo yonyine y'umwaka y'ikipe duhanganye. Ariko turi ku mwanya wa mbere. Rayon Sports iyoboye urutonde rwa shampiyona. Ubu Rayon Sports iri muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro. Turimo turatsinda, ntago dusaba support umuntu wari we wese. Ni imbaraga z'abakinnyi ba Rayon Sports, ni imbaraga z'abayobozi ba Rayon Sports, ni imbaraga z'abo bakunzi b'ikipe ya Rayon Sports. Ibi bivuze ikirere. Bano muri Rwanda Premier, bano muba muri Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ubu bunyamwuga bwaho ikipe ibona ibyo yaruhiye bugere ku makipe yose. Nitukajye tubona harangiye match ya Peace Cup ngo ubone umuperezida umwe wakinnye n'ikipe ifite ubushobozi buruta ubw'ayandi yose, ishorwa amafaranga menshi kurusha indi kipe iyo ari yo yose, ariko wumve ngo match irarangiye umufana afite amarira. Tugeze muri kimwe cya kabiri, turimo turitegura match yo ku cyumweru. Robert nibwo aheruka gukinira muri Stade Amahoro, match yarangiye ari igitego kimwe ku busa, igitego cyo ku munota 93. Mwambaza ibibazo. Yes Wasiri. Ikipe ya Rayon Sports ibonye qualification igihe kimwe cya kabiri kabisa, ni ibintu byari bikomeye cyane. Twumvishe by'abatoza baseze muri ekipe y'abagore, ibyo byose bikaba ari bimwe byatumaga nyine abafana bisa nkaho bari timide bavuga ati ekipe ifite ibibazo. Wasiri, kugeza ubu ngubu ekipe ya Rayon Sports wabwira icyo abafana tugahera aho ngaho mu by'ukuri barakomeje? Banza babwire n'ijambo rimwe then ni nabyo navugaga. Iyi kipe ya Rayon Sports muri mu murabo kubera kwirebera muri ubwo bushobozi butari bwinshi, hari abantu batekereza ko ari ikipe isanzwe. Yes. Nari nicaye iruhande rwa Miki Junior amaze kureba amakipe menshi muri Afrika. Yego, n'umunyagana ariko yari hano muri stade. Ankozo arambaza ngo dear my brother Wasiri. He didn't know my name. Yes. Arambaje ati dear my brother Wasiri. Ndavuga nti brother, do you really know me? Numva birantunguye cyane. Arambwiye ati iyi kipe kuki atari yo duhora tubona isohokera u Rwanda ko tubona ikomeye cyane, ko mbona ikomeye cyane. Ndamaza ngo really? Are you sure? You sure? What are you talking about? Arangije arambwira ngo niba koko iyi kipe iba ku butaka bw'u Rwanda, ni igihombo gikomeye kutayibona mu marushanwa nyafurika. Arambwiye ngo narebye match ya Al Ahly, narebye match ya Simba Sports Club, narebye match ya Mamelodi Sundowns, ariko nta kipe n'imwe nabonye ifite ubushobozi bwo guhererekanya umupira gutya igakora ikintu cya kintu uri kubona cya nyacyo nyine kandi mu gihe cya nyacyo. Ndamubaza nti se hanyuma y'ibyo sibyo byaba bimaze iki? Arambwira ati iyi kipe impindutse umufana wayo aka kanya kabiri mu marushanwa nyafurika, namaze kubipostinga hakiri kare ko izaba iri mu matsinda. Ariko brava uri hose
namubwiye ni hey hold on twaramubonye muri video ya nyine yageze yaravuze ati ariko ubanza narayobye yahise ambwira ngo hey bro hold on nahise ambwira ni hey bro hold on you are just lashing uri kwihuta ndamubwiye ni uri kwihuta bro you are just lashing ndamubwiye ni calm down tuza tubanze dukora ibyo tugomba gukora twereke rubanda rwose iki Rayon Sport ari bavandimwe inshuti zanjye rero twinjiye mu minsi 3 yo gutegura derby mwamubonye Suleiman oya naho Omar Nyingi mwamubonye Mensie Propre Hadim Ndiaye mwamubonye by'umwihariko Captain Muhire Keve kuri brassard ye ku gitambaro cye kiba gisa umuhondo yagarutse ameze neza muratekereza iki ku cyumweru nudushya gusa muratekereza iki ku cyumweru birakomeye ese wasira zabasate ku cyumweru uragaruka muri cyane waje ese kuri derby abareyo barabona iki muri stade Amahoro nibwo mugiye kubona umugenga w'iyi shampiyona uje nuko igenda nibwo bwa mbere mugiye kubona ikipe ntabwo ninjye njya mu magambo ngo nyaterane n'umuntu runaka oya iyi Rayon Sport murimo murabona yakinaga iyi match ibizi neza ko ifite match ya derby muri weekend mwabibonye uburyo yakinaga cyane ikigiye kuba rero ku munsi wo ku cyumweru nibwo mugiye kubona Rayon Sport ya nyayo Rayon Sport ya nyayo mu yindi sura Rayon Sport muzabona ku munsi wo ku cyumweru Rayon Sport muzabona ku munsi wo ku cyumweru biriya bintu byo kuvuga ngo iyi ngo irakenera umusifuzi ngo irakenera ibicyoya ibifite byose bishoboka mbikubwiye kare ikipe tuzakina ibifite byose bishoboka uzavuga ko waguye muri box ya Rayon Sport utahageze uzavuga ngo se bagwaye ku frite ariko nta mukinnyi wa Rayon Sport wagutega ati nizajya muri box ya Rayon Sport ni ahantu hatagatifu hatagerwa ndabikubwiye tumaze gukina match ebyiri sibyo finish tuzagarutse muri Rayon Sport mwabibonye finish tuzagarutse match ya Gasogi match ya Gorilla izo kipe ebyiri ndi kukubwira imwe yatsinzwe yibwe indi ya kabiri yo yatumye ikipe iterwa amata iyo kipe tuzakina byatumye iterwa amata icyo mbabwira rero ni iki mureke njye gutegura derby ariko iki cyumweru kuri iki cyumweru ndabatumiye uwari uryamye nabyuke umukecuru uri ku miti naza inywere muri stade Amahoro umusaza uri kwicumba akabando nanyandikire mugurire n'agashya ariko azaba ari muri stade Amahoro ndatumira buri mukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport nibwo bwa mbere ndi kuganira namwe numva mbabaye hari ibirego birenga 10 byose namaze gutegura ndimo ndandika ndamanuka nje gushyiraho akadomo ndatumira umusaza ndatumira umukecuru ndatumira umwana uri gukambakamba azane n'umubyeyi we umuhungu ufite sheri nawe bazane n'umukobwa azane na sheri we baze duhurire muri stade Amahoro kuri iki cyumweru nshuti zanjye ni naho nsoreje tugiye guca karongo tubereke umugenga w'iyi shampiyona niyo kipe mu Rwanda ageze mu matsinda y'imikino nyafurika mugiye gukonfirma Rayon Sport siyo yahageze iyi kipe rero yageze mu matsinda y'imikino nyafurika iyi kipe rukumbi yo mu Rwanda Kafizi yasohoye no ku rutonde rw'amakreba akomeye tugiye guca karongo kuri iki cyumweru Basiri ubwo uramutse utsinzwe wahagarara ukemera ku maguru yawe ko APR yaba umugenga wa shampiyona tugatsindwa niyo muzakina ndavuga APR biragoye bibaye wahagarara ukavuga ati APR ni umugenga wa shampiyona y'u Rwanda biragoye bashyizemo imbaraga zose zishoboka kugira ngo ndabamenyesha ko information zose ziratugeraho bashyizemo imbaraga zose zishoboka niyo mpamvu ndi kubwira Rwanda Premier League ndetse na Ferwafa hari abasifuzi babiri dukeneye kuri derby natabacucura abisamu international ko bidasanzwe kwihitiramo abasifuzi n'ihema ntabwo twe turi guhitamo dukeneye derby isifurwa n'umusifuzi mpuzamahanga umusifuzi ugirirwa icyizere kuri match mpuzamahanga naza sifure iyi match mpuzamahanga mwarabibonye match ibanza habaye ikibazo gikomeye cyane cy'uko Rayon Sport yibwe penalty atari ikibazo cy'utayitanze ahubwo ari ubushobozi bwe butajyanye n'umukino bamuhaye stade muri 45 byuzuye ugashyiraho match igenda kuriya
sindenganya utaratanze penalty ya Rayon Sport oya munyumve neza ahubwo hari revu ugeraho bigasaba ko ugomba kuba warabonye ibintu bikomeye kugira ngo usifure match ikomeye niyo mpamvu ndimo ndasaba batuzanira umusifuzi mpuzamahanga umusifura match twifuza kuzajya dukina umusifura match za Mamelodi umusifura match ya Al Hilal na Yanga uwo niwe dukeneye wa muntu uri buze guhagarara buri muntu wese akaba yizeye ubutabera ubundi rero ndabatumye ku kimwe muze turebe televiziyo ntabwo mwaherukaga kureba hehe abo basifuzi nyine kuvuga basi barahari hano ku butaka bw'u Rwanda nari maze kubavuga navuze Ncucuri navuze Samu Wikunda n'abasifuzi babiri barahari ku butaka bw'u Rwanda opinion yawe Isiaka wapi Isiaka wapi oya nabo ngabo abo ni bo abandi reka hanyuma tubona abo ku ruhande bakwifuza ni nk'abandi Nasiri urakoze cyane gende